Ni kenshi tujya twitabira imihango yo gushyingura ahantu henshi ndetse hafi ya buri munsi. Mu byo tubona bikorwa harimo nko kwifashisha ibikoresho bitandukanye. Aha twavuga nk'umusaraba twavuzeho ubushize ndetse n'isanduku, tutirengagije ko mu byo abaza gushyingura nyakwigendera baza bitwaje harimo indabo. Izi nizo tugiye kurebera hamwe uyu munsi: amamuko, impamvu zikoreshwa n'icyo Bibiliya igaragaza nk'igereranya ryazo n'abantu abizera bagombye gushingiraho bazikoresha. Nk'uko bisanzwe ndi Harindintwari Charles. Gukoreshwa kw'indabo mu muhango wo gushyingura ntabwo byaje ari impanuka, ahubwo byahozeho kuva kera. Icyakora bigatandukanywa n'imico bikorwamo, ababikora n'impamvu babikora, harimo imyizerere, gusa byose bigamije kugaragaza urukundo, icyubahiro n'umutima w'impuhwe abasigaye bafitiye nyakwigendera. Mu bihugu nk'Ubugiriki bwa kera ndetse na Misiri, indabo zakunze gukoreshwa nk'ikimenyetso cy'ubuzima n'urukundo, zigashushanya ubuzima bushya no kwibuka uwapfuye. Aha hakunze gukoreshwa ubwoko bw'indabo bwitwa rose, amaroza ndetse n'ubwoko bwitwa lilies. Alexander the Great yabaye umwami w'Ubugiriki. Mu guherekezwa kwe bivugwa ko byakozwe mu buryo bwa gihangange kandi hakoreshejwe indabo nk'ikimenyetso cy'icyubahiro, gusa ngo ntizari mu ishusho y'izo tubona ubu. Ibi ni ibigaragara mu buvumbuzi bushingiye ku bisigaratongo bwakozwe na Manos Andronikos, umuprofeseri w'Umugiriki wari umushakashatsi mu by'amateka ya kera. Julius Caesar nawe yabaye umuyobozi w'Ubutaliyani bwa kera, azwi cyane mu mateka ya Kiliziya Gatolika. Bivugwa ko abaturage b'i Roma bashyize indabo ku mva ye mu rwego rwo kumwibuka no kumwereka icyubahiro, bigaragaza umubabaro urupfu rwe rwasize. Mu Bubiligi no mu Bufaransa ho, usibye kwizera ko indabo zitanga icyubahiro, bakunze kuzikoresha kenshi mu bikorwa byo gushyingura no kwibuka cyane cyane abami baho, nk'ikimenyetso cy'umutima wo kumva no kwerekana ko umuntu yaranzwe n'urukundo. Mu Rwanda indabo zifite akamaro gakomeye mu mirimo y'ubworoherane ndetse no mu bihe byo gushyingura, aho indabo zifasha abantu kugaragaza icyubahiro n'urukundo bafitiye uwapfuye. Usanga hari aho ibi bikorwa hagamijwe kugaragaza ko urukundo n'umunezero bikwiriye guhoraho hagati ya nyakwigendera n'abasigaye. Mu mico ihura n'imyemerere, indabo zihora zifatwa nk'ikimenyetso by'ubuzima bw'ahazaza, bityo zikaba ishusho y'ubuzima buhoraho cyangwa y'icyo bise ubuzima bw'ahazaza. Mbese noneho ni gute Bibiliya ihuza umuntu n'indabo? Nta hantu muri Bibiliya ushobora gusanga havugwa umuntu washyinguranywe indabo, cyane ko mu mihango Abisirayeli bakoraga ijyanye no gushyingura bakoreshaga imibavu n'amavuta ahumura. Urugero n'uburyo Yesu yashyinguwe maze agasigwa ayo mavuta n'imibavu. Nibyo dushobora gusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 19 ku murongo wa 39 n'uwa 40. Na Nikodemo wandi wigeze kumusanga nijoro cyagiye, araza azanye ishangi ivanze n'umusaga, kuremera kwayo kwari nk'ibiro 50. Bajyana intumbi ya Yesu bayizingira mu myenda y'ibitare hamwe n'iyo mibavu, nk'uko abayuda bagenzaga bahamba. Nubwo nta sano tubonamo, ariko ari indabo, ari amavuta n'imibavu, byose byabaga bifite umumaro umwe, harimo no kuzana impumuro nziza. Twareba uko Bibiliya ishobora kubigereranya umuntu n'indabo cyangwa uburabyo. Akenshi ifata indabo nk'ishusho y'ubuzima bw'umuntu bushashagirana ariko bugashira vuba. Dusomye muri Zaburi y'103 umurongo wa 15 n'uwa 16, haratubwira ngo iby'umuntu iminsi imeze nk'iy'ubwatsi, nk'ururabyo rwo ku misozi ntikashira, kuko umuyaga urunyuraho rugashira, ahantu harwo ntazarumenya ukundi. Turabibona ko igihe cyo kubaho k'umuntu mu isi gifite iherezo, kandi aho yabaye ntihamwibuka ukundi, usibye kuba twe tujya dufata umwanya wo kwibuka abacu kuko dutekereza ibihe twagiranye. Iyo usomye muri Yesaya igice cya 40 n'umurongo wa 6 kugeza ku wa 8, ijwi ryaravuze riti rangurura, maze abahubaza ati ndarangururira iki? Abantu bose bameze nk'ubwatsi, ubwiza bwabo bwose bumeze nk'uburabyo bwo ku gasozi. Ubwatsi buraraba, uburabyo bugahunguka, kuko umwuka w'Uwiteka ubuhushyeho. Ni ukuri abantu ni nk'ubwatsi, ubwatsi buraraba, uburabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Imana yacu rizahoraho iteka ryose. Twese tuzi ko nta muntu ushobora kurama nibura imyaka 150 kubera icyaha. Ubundi Imana yavuze ko ikwiriye kuba 120. Dusoma aya magambo mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 6 umurongo wa 3. Uwiteka aravuga ati umwuka wanjye ntazahora aruhanye n'abandi iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri, nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Icyakora mu isengesho rya Mose yasenze dusanga muri Zaburi ya 90 umurongo wa 10 yaravuze ngo iminsi y'imyaka yacu ni imyaka 70, ariko kandi nitugira intege nyinshi ikagera kuri 80. Nyamara ibyirato byayo ni imiruho n'umubabaro, kuko ishira vuba natwe tukaba tugurutse. Aya nayo n'amagambo ari muri Bibiliya. Uko uburabyo butarama igihe kinini, niko n'umuntu bimugendekera mu gihe ari mu isi, ariko ijambo Imana yavuze ryo rizahoraho iteka ryose. Tubona muri Matayo igice cya 6 uhereye ku murongo wa 28 ukageza kuri 30, Yesu ari gutanga urugero rw'indabo mu kugaragaza ukwitabwaho n'Imana, aho yereka abantu ko Imana ibitaho kurusha indabo, ikabaha ibyo kwambara n'ibindi.
None se ikibaganyisha imyambaro ni iki? Mutekereze uburabyo bwo mu gasozi uko bumera, ntibugira umurimo, ntibuboha imyenda. Kandi ndababwira yuko Salomo mu bwiza bwe bwose atarimbaga nk'akarabyo kamwe ko muri ubu. Ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwo mu gasozi ityo buriho none ejo bakabujugunya mu muriro, ntizarushaho kubambika mu bafite kwizera gukemwe? Ariko dore igikomeye ku muntu ni uko Yesu yaje kumucungura binyuze mu rupfu rw'agashinyaguro rwo ku musaraba, rwari rukwiriye ibivume nk'uko Pawulo abibwira Abagalatiya mu gice cya 3 umurongo wa 13. Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko, ahindutse ikivume ku bwacu, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti. Urwo abantu bagombaga gupfa Kristo yararupfuye, bityo ngo umwizera ahabwe ubugingo buhoraho. Ibi nabyo Bibiliya ibigaragaza neza mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 3 duhereye ku murongo wa 14 tukageza ku wa 15. Kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Ako niko gaciro umuntu afite by'umwihariko w'umwizera. Indabo rero zigaragaza urugero rwo kwitabwaho n'Imana. Icyakora umuntu n'indabo ntabwo bigira igihe kinini mu isi, yewe n'izo tugura tujyana kumva zikubitwa n'izuba zigashira nk'uko ubuzima bw'umuntu mu isi buba bushize. Igisigaye ni kimwe, ni ukongera kubaho ubuzima bw'iteka mu gihe uwapfuye yizeye ko agaciro Kristo yamuhereye ku musaraba ari ako kuzabana n'Imana iteka. Bityo icyubahiro gitekerezwa mu guherekeresha umuntu indabo n'agaciro uyu muntu yahabwaga mu isi, mu ijuru bizaba byuzuye ndetse birenze ibigereranyo dushobora gukoresha mu isi. Dore uko mu ijuru bizaba byifashe. Dusomye igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice cya 7 duhereye ku murongo wa 15 kugeza ku wa 17, nuko hatubwira: nicyo gituma baba imbere y'intebe y'Imana bakayikorera mu rusengero rwayo ku manywa na nijoro, kandi iyicaye ku ntebe izababambaho ihema ryayo. Ntibazicwa n'inzara ukundi, kandi ntibazicwa n'inyota ukundi. Izuba ntirizabica cyangwa icyokere cyose, kuko umwana w'intama uri hagati y'intebe y'ubwami azabaragira, akabuhira amasoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana izahanagurira amarira yose ku maso yabo. Twasoma kandi mu gice cya 21 muri iki gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana umurongo wa 23. Kandi urwo rurembo ntirugomba kuvirwa n'izuba cyangwa ukwezi, kuko ubwiza bw'Imana ari bwo buruvira, kandi umwana w'intama ari we tabaza ryarwo. Aha si aha buri umwe, ahubwo dore uhakwiriye n'icyubahiro azaba afite. Igice cya 21 n'ubundi dusubiye inyuma gato ku murongo wa 7. Unesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye, nawe aba umwana wanjye. Umva ibyari byabanje kuba kuri Yohana muri iki gitabo cy'ibyahishuwe n'ubundi mu gice cya 7 umurongo wa 13 kugeza ku wa 14. Umwe muri ba bakuru arambaza ati, aba bambaye ibishura byera ni bande, kandi bavuye he? Ndamusubiza nti, mwami wanjye ni wowe ubizi. Arambwira ati, aba ni abavuye muri urya mubabaro mwinshi, kandi bameshe ibishura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama. Unesha nta wundi n'ufite kwizera ko yacunguwe n'amaraso y'umwana w'Imana ari we Yesu Kristo, kandi ko mu mibabaro ahura nayo n'intambara yo guhamya uwo wamucunguye nta handi akura kunesha hatari muri uwo wanesheje urupfu, Yesu Kristo umwana w'Imana. Mu by'ukuri iyi si yo mpamvu benshi bakoresha indabo mu gushyingura, kuko abazikoresha bose ntabwo bashobora gutekereza ku cyo Bibiliya igaragaza nk'isano hagati y'indabo n'umuntu. Icyakora twabizera Kristo n'ijambo ry'Imana ryanditswe muri Bibiliya, iyi yaba impamvu nziza yo gukora uyu muhango. Mbese uwushyira indabo ufite ibyiringiro byo kuzongera kubana nawe iteka cyangwa ntabyo? Ndabashimiye. Ndi Harindintwari Charles.